Mwaramutse, ndabasuhuje kuri izi tariki esheshatu z'ukwa munani, aho muri hatandukanye. Ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, tureba ku nsanganyamatsiko cyangwa se kuri topic ivuga gukiranuka, ariko tuza gutanga distinction cyangwa se itandukaniro ryo gukiranuka k'uburyo bubiri. Hari ugukiranuka kuva ku Mana, hakaba no gukiranuka kwa muntu cyangwa se gukiranuka kuva mu bikorwa umuntu akora. Twihuse, Yesu abwira abigishwa be, arababwira ati mbere na mbere mubanze mushake gukiranuka kw'Imana. Mubanze mushake gukiranuka kw'Imana. Aha ngaha yarababwiye iki? Iyo dusomye muri urwandiko Matayo yanditse, cyangwa se Matayo Injili yanditse mu bice 6 umurongo wa 33, yaravuze ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Gukiranuka kwayo kwande kw'Imana, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Yarababwiye iki? Hari ahantu basobanuriye ababwira ko batagomba kwiganyira ngo bibaze ngo tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzabaho dute, mbese wibaze ibizaba ejo, bitume wiganyira ku buzima urimo uyu munsi, kutiganyira. None bavuga ati umuti ni uwuhe? Nuko ibyo si byo mwagombye kubanza gushaka. Ibyubaka umubiri cyangwa se ibitunga umubiri si byo byagombye kuza mbere, si byo byagombye kwitabwaho, ahubwo mubanze mushake gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kw'Imana kuboneka gute? Wakubona gute? Noneho ukabona kujya mu bindi. Uko gukiranuka kwayo ni ukuhe? Gukiranuka kwayo kuboneka gute? Gukiranuka kwayo tugomba kubanza gushakisha mbere y'ibindi byose ni ukuhe? Nicyo tugiye kureba muri iri somo. Tuzarebamo ibice bibiri. Turabaza turebe uko gukiranuka guhishuka gute, kuboneka gute, ni ukuhe, noneho tuzakomeze no mu kindi gice cya kabiri. Uko gukiranuka guhishurwa gute, cyangwa se uko guhishurwa gukiranuka kw'Imana ni gute, cyangwa se kuva hehe? Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16 haravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibukoze isoni. Ubutumwa bwiza ntibukoze isoni. Ubutumwa bwiza ntabwo bukoze isoni. Kubera iki? Ni imbaraga y'Imana, ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda kugeza ku Mugiriki. Ngo kubera iki? Kubera ko muri bwo arimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa mu butumwa bwiza. Muri ubu butumwa bwiza, muri bwo niho harimo gukiranuka kuva ku Mana, niho guhishurirwa. Uko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugakomezwa no kwizera, n'ubundi kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Ukiranuka ninde? Ni wa wundi wumvise ubutumwa bwiza then akabwizera. Uwo ubwizeye hari imbaraga y'Imana imuhesha gukizwa, cyangwa se ituma anavuka akaba umwana w'Imana. Abantu kuva kera, kuva na mbere hose, ntibamenye gukiranuka kw'Imana ko ariko. Pawulo yandikira Abaroma mu bice 10 duhereye ku murongo wa 3, ndetse mu bice bya mbere hari aho agaragaza ko Abanyisirayeli bafite ishaka, ariko iryo shaka rikaba ritava mu bwenge. Kubera iki? Kubera ko ubwenge nabwo tuzabireba mu kindi gice. Ubwo bwenge avuga ko bafite ishaka ariko ritava mu bwenge. Ubwo bwenge ni ubuhe? Ni ubungubu abantu biga mu mashuri? Ni ubungubu abantu bamenye? Ni ubungubu abantu bagerageza gukoresha? Oya, tuzabireba. Kuko ubwo batari bazi gukiranuka kw'Imana uko ariko, ntibigeze bamenya gukiranuka kw'Imana uko ariko. Kwa kundi tuvuye kureba Yesu ari kuvuga ngo mumaze mu gushake, noneho ibindi muzabyongererwa. Ngo bagerageje kwihangira. Guhanga ni ugukora ikitari kiriho ukagihanga. Bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo. Urumva ko hariho gukiranuka kw'abantu, hakaba no gukiranuka kw'Imana. Uku kumenya gukiranuka kwabo, cyangwa se guhanga gukiranuka kwabo, byatumye basuzugura gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kw'Imana baragusuzugura, bihangira ukwabo. Uku kwabo turaje tukurebe no gukiranuka kumeze gute. Kuko Kristo ari we amategeko asohoreramo, kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Ku murongo wa 4 hatweretse yuko Kristo ubwiwe niwe uhesha uwizera wese gukiranuka. Rero tubonyemo gukiranuka ku buryo bubiri, kwa muntu, uku nguku bagerageje guhanga, hakaba no gukiranuka kw'Imana, va ku Mana.
Mose yanditse ibyo gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko. Uku gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko niko kwa kundi bihangiye, niko kwa kundi gukiranuka kwabo. Mose yaragusobanuye neza avuga ati niwubahiriza ibi, nukora ibi, nukora ibi, nukora ibi, ukabisohoza, mbese usohoza uku gukiranuka gukora ibi n'ibi akareka ibi n'ibi azabeshwaho nuko gukiranuka. Ariko iyo tubirebye dusanga nta muntu n'umwe wigeze asohoza uko gukiranuka. Kubera iki? Kubera ko hari harimo yuko ngo iyo wishe rimwe uba wishe yose. Nuvuga ngo ushobora kugerageza kubahiriza ugakomeza amategeko yose iri niri wica rimwe ukaba wishe yose, mbese ukabuhindutse ikivume. No mu byo Kristo yadukijije n'ibyo birimo, kuko we byari byanditse ngo havumwe umanitse ku giti, kuko niwe wabaye ikivume ku bwacu. We yagerageje kubahiriza yose, arayubahiriza mu cyimbo cyacu, mbese agerageza kuyasohoza. Aya mategeko aba umushorera wo kudushorera akatugeza kuri Kristo, noneho Kristo agafata lead, akaba ari we utuyobora akatugeza ku gukiranuka nyako, kuko twabonye ko Kristo ari uhesha uwizera wese gukiranuka, niwe uguhesha. Ariko gukiranuka guheshwa no kwizera kuravuga gutya kuti, ku murongo wa 7 ntabwo tuhavuze, reka tujye ku wa 8. Haravuga ngo ijambo rirakwegereye ndetse riri mu kanwa kawe no mu mutima wawe, niryo jambo ryo kwizera iryo tubabwiriza. Kwizera niko kubwirizwa. Iri jambo rero dukomeje ku murongo wa 9 akavuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko yamuzuye, uzakizwa. Abantu benshi iyi etape bayigezeho, iyi etape barayikoze, ariko rimwe na rimwe hariho barimo imbogamizi. Abantu bakibaza, se koko abatuje akanwa yuko Yesu ari umwami bari babivanye mu mutima koko? Bari babikuye ku kwizera, cyangwa ni umuhango, cyangwa babikoze by'umuhango? Umuntu utarabikoze by'umuhango akaba yarabikoze yizeye mu mutima we, akatura akanwa ke, akatuza mu mutima ibivuye mu mutima we, uwo muntu niwe twita ko yakijwe, uwo muntu niwe twita ko afite agakiza. Niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, mbese akubereye umwami, niwe mwami wawe, niwe umuyobozi wawe, niwe mwami wawe, ukizera mu mutima. Urumva harimo ijambo kwizera. Ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye mu bapfuye, ko yapfuye akazuka. Ibyo bintu ukaba warabyizeye ko Yesu yapfuye akazuka kandi akaba ari umwami wawe, uwo muntu wizera ibyo ngibyo niwe twita ko yakijijwe. Ubundi agakiza nako ngako. Agakiza ni ukwizera umurimo Kristo yakoze wo gupfa no kuzuka, kuko umutima niwo umuntu yizeza. Umutima niwo umuntu yizeza, hanyuma ngo akabarwaho gukiranuka. Ukuhe? Kwa kundi kuva ku Mana, apana kwa kundi ko gukomeza amategeko. Umutima niwo umuntu yizeza akabarwaho. Nuvuga ngo gukiranuka dufite nuko tubarwaho. Tukubarwaho kubera iki? Kubera ko twizeye, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Ibyo wizeye bivuye muri bwa butumwa bwiza twabonye wumvise, nibyo watuza, kandi noneho ukabarwaho gukiranuka kubera ko wizeye ubutumwa bwiza, kubera ko wizeye ko Yesu ari umwami, yapfuye akazuka, ko Imana yamuzuye ikamuvana mu bapfuye. Uwo nguwo niwe wahawe agakiza, uwo niwe tuvuga ufite agakiza, kuko ibyanditswe bivuga ngo umwizera wese ntazakorwa n'isoni. Ntawe uzakorwa n'isoni yarizeye umwami Yesu. Ntawe uzakorwa n'isoni yarumvise ubutumwa bwiza akabwizera, akabyizeza mu mutima we, ndetse akanabyatura bivuye mu mutima, akabyatura. Uwo nguwo niwe ufite, niwe ubarwaho gukiranuka, kandi niwe Kristo ahesha gukiranuka. Iyo dusomye urwandiko rw'Abafilipi ibice 3 umurongo wa 9, haravuga ngo kandi mboneke ko ndi muri we. Ndi hehe? Ndi muri Kristo, ndafite gukiranuka kwanjye. Uku kwa kundi Mose yasobanuye, kwa kundi kudaheshwa no kwizera, ahubwo guheshwa no gukomeza amategeko. Mboneke ndafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko. Urumva hari gukiranuka kuva mu mategeko. Twabonye gukiranuka ku buryo bubiri: gukiranuka kuva ku Mana no gukiranuka kwa muntu, cyangwa se kuva mu mategeko. Mboneke ndafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Yesu Kristo, no kwizera Kristo. Ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa
no kwizera. Gukiranuka kuva ku Mana nta handi kuva, guheshwa no kwizera. Kandi twabonye ko guhishe mu butumwa bwiza. Mu butumwa bwiza niho guhishurirwa. Iyo mubwirije ubutumwa bwiza, iyo mwigishije ubutumwa bwiza, iyo muvuze ubutumwa bwiza, mukavuga umurimo Kristo yakoze, mukavuga ko Kristo yapfuye akazuka azira ibyaha byacu, ko twababariwe binyuze muri icyo gitambo Kristo yakoze. Ubwo butumwa bwiza bukavugwa, umuntu akabwumva akabwizera, akamenya ko yagizwe umukiranutsi bivuye mu kwizera umurimo Kristo yakoze, ko Kristo ari we wahindutse gukiranuka kwe, mbese ibyaha bye akabyikorera. Umuntu wizera ibyo ngibyo akizera ko ibyaha byiwe byafashwe bigashirwa kuri Kristo, byafashwe bikabarwa kuri Kristo, uwo muntu wizera ibyo ngibyo, wizera uwo murimo, akaba yarabyizeye mu mutima we, hanyuma akabyatuza akanwa ke, akatura ko Kristo ari umwami we, ko yapfuye akazuka akamuzura, uwo muntu yarakijwe. Uko niko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera Yesu Kristo, kandi uko kwizera kukamubeshaho, ntaba akibeshwaho na kwa kwizera, na kwa gukomeza amategeko, ko Mose nawe yarabivuze, aravuga ati ufite uko gukiranuka guheshwa no gukomeza amategeko azabeshwaho nako. Ariko bigaragara yuko bitakunze. Kubera iki? Kubera akantu kari karimo kavuga yuko uwishe rimwe aba yishe yose. Bityo rero bikagorana, ugasanga amategeko wubahirije amwe, ayandi urayishe. Wica rimwe ukaba wishe na yandi yose wari wubahirije. Bityo rero biragorana. Dusanga gukiranuka gukomezwa n'amategeko cyangwa se guheshwa no kubahiriza amategeko kwabaye kunyantege nkeya, ntikwabasha kugeza abantu ku gukiranuka nyako cyangwa se ku gukiranuka kw'Imana. Haza noneho kundi gukiranuka kundi kwahishutse, guhishurwa n'ubutumwa bwiza. Noneho uwizeye ubutumwa bwiza, uwizeye Yesu Kristo, uwizeye umwami Yesu, uwizeye umukiza, uwizeye umurimo Yesu yakoze wo kuza kuducungura, uwizeye icyo gikorwa, akaba abazweho gukiranuka, uko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa na Kristo. Kristo niwe ugutanga, niwe uhesha uwizera wese gukizwa. Kandi gukizwa kukava hehe? Mu cyo umuntu yumvise. Kwizera kuva mu cyo umuntu yumvise. Wumvise iki? Ubutumwa bwiza, ijambo rya Kristo, hanyuma ugakizwa. Murakoze cyane, Imana ibagire neza. Dukomeze tubane mu kindi gice, aho tuzakomeza kuganira byimbitse kuri iyi sije. Murakoze, Imana ibahe umugisha.